Muraho neza bakunzi ba filime My Daughter, muhawe ikaze mu kiganiro My Daughter tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri filime yanyu mwihebeye, kuri filime mukunda My Daughter. Uyu munsi rero tugiye kuba twababwira ibyaje kuba bigaragara muri episode ya 22 ndetse n'ibintu biraza gukurikira muri episode ya 23 ndetse na 4 ya filime yacu My Daughter. Nyuma yaho umuntu Micheline twabonye ko yari yabonye uriya mukozi wa Isabella avugira kuri telefone avuga ko akazi azagakora neza kandi akananeka neza. Twari tubizi ko muri episode ya 22 umuntu bita Micheline aza kubwira Isabella ibijyanye n'uriya mukozi witwa Jani, umuntu bita Isabella yahaye akazi. Ikindi umuntu bita Micheline na Isabella bakomeje kugenda batesha umutwe umuntu bita Nkuranga. Ese guys, nk'abantu bakurikiranye filime My Daughter guhera kuri episode ya mbere, ko mubizi neza ko uriya mwana Nkuranga akomeje guhatanira, uriya mwana Nkuranga akomeje kuburanira atari uwe. Umunsi Nkuranga azamenya ko inda ya Isabella yavuyemo, Isabella noneho akaza kwiba umwana wa Vumiliya, murabona umuntu bita Nkuranga azitwara ute? Ngira ngo abantu barebye episode ya 22 ya filime yacu My Daughter baje kuba babona ubwoba Fabiola, ubwoba umuntu bita Isabella yari afite nyuma yo kumva ngo umuntu bita Nkuranga avuye kwa dogiteri. Ese nk'abakunzi ba My Daughter, mwe bundi mwabonaga amaherezo y'iyi filime arayahe? Ari nayo tuje kuba twabaha uyu munsi, uburyo iyi filime igiye kubafasha gusoza umwaka neza, dore ko turi mu kwezi kwa 12 ari nako kwezi kwa nyuma gusoza umwaka wa 2024. Rero nimba uri umukunzi wa My Daughter, ndagira ngo uze gukurikira ikiganiro akantu ku kandi, umenye neza uburyo iyi filime yatangiye, umenye neza n'uburyo iyi filime izarangira. Rero tudatinze reka mbasabe abashasha, abantu batarakora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV, bakore subscribe. Reba munsi y'iyi video gato uraza kubona ahantu handitse subscribe mu bara ry'umukara, ukandeho, ukandira like na akantu kakaganza karebye hejuru nako ukandeho, ubundi twikomereze. Murabizi iyi filime My Daughter ni filime yatangiye umuntu bita Fabiola umuntu bita Isabella atwite inda iza kuvamo, hanyuma umugabo we ari we Nkuranga yarakoraga muri diaspora cyangwa se mu mahanga. Murabizi umuntu bita Nkuranga ntago yabaga mu Rwanda. Hanyuma umuntu bita Isabella abonye inda ye imaze kuvamo, niho yari yarirukanye umukozi we Vumiliya, aramwirukana. Hanyuma yasubiye kumugarura bitewe nuko yarazi ko Vumiliya afite umwana, kandi umuntu bita Isabella afite intego yo gufata umwana wa Vumiliya akamwiyitirira, akamwambura Vumiliya. Birangira umuntu bita Isabella agiye kugarura Vumiliya, amuha akazi. Vumiliya umushahara we bawukuba kabiri, abona ko umuntu bita Isabella amufitiye urukundo. Kandi nabibutsa ko muri icyo gihe umuntu bita mama wa Vumiliya yaradwaye arembye cyane, niho umuntu bita Isabella yaje kumarana n'umuntu bita Vumiliya igihe gito, ahita abwira umuntu bita Vumiliya ko ajya kureba mama we, akajya kuba aramwitaho, mu gihe umuntu bitaga Isabella yabonaga ko umugabo we ari we Nkuranga arenda kuza. Ngira ngo uburyo byatangiye, uburyo umuntu bita Isabella yakaga Vumiliya umwana we, akamufotora amafoto akayoherereza umugabo we ari we Nkuranga, amubwira ko yamuhemba iPhone 16 ndetse na V8, ko yamubyariye umukobwa mwiza. Ntibyatinze Nkuranga yaje guhita aza agaruka mu Rwanda avuye ku kazi aho yakoraga. Hanyuma asanga umuntu bita Vumiliya yaragiye kwita kuri mama we bitewe n'uburyo yararembye cyane, aho umuntu bita Isabella yari yarasabye Vumiliya
gusiga umwana, umuntu bita Isabella akaba amwitaho, noneho na Vumiliya akajya kuba yita kuri mama we. Umuntu bita Vumiliya yaje kugaruka kwa Isabella asanga umugabo wa Isabella yaraje ariwe Nkuranga, aramusuhuza, arangije abwira Isabella ati umwana wanjye. Umuntu bita Isabella niho yatangiye aho ngaho atangira guhakanira umuntu bita Vumiliya, amubwira ko umwana atari uwe. Niho umuntu bita Vumiliya yabaye nk'usaze, niho umuntu bita Vumiliya yateje intambara kwa Nkuranga. Umuntu bita Nkuranga bitewe n'uburyo umuntu bita Isabella yari amaze kumukundisha umwana we, amaze kumvisha Nkuranga ko uriya mwana ari uwe, ari umwana mwiza. Umuntu bita Nkuranga yari amaze gukunda uriya mwana cyane. Umuntu bita Nkuranga n'uburakari bwose afata Vumiliya afatanya n'umugore we Isabella, basohora umuntu bita Vumiliya bababaye cyane. Umuntu bita Nkuranga yarakaye biteye ubwoba, n'umuntu bita Vumiliya yari yabaye nk'umusazi. Ibaze nawe kugufata bakakwambura umwana wabyaye. Ese ko bavuze ngo mu rukiko hazifashishwa n'ikimenyetso bita DNA, akaremangingo ndangasano kagaragaza isano umwana afitanye n'umubyeyi. Umunsi iyo episode tuzayigeraho, hanyuma umuntu bita Nkuranga akaza gusanga umwana atari uwe, murabona ari iki azakorera Isabella? Murabona amaherezo ya Isabella ibyo bitazarangira bimenyekanye? Murabona ko buri kanya umuntu bita Isabella we na Micheline bari kuba bafite ubwoba, aho Micheline ari gutangira kugenda yikura muri biriya bintu, bitewe n'uko umugabo wa Micheline wa Isabella akomeje kugenda akora ubushakashatsi cyane, kubera ko we yiyizeye 100% ko uriya mwana ari uwe. Ari gukora uburyo ashoboye kugira ngo atsinde urubanza, adakomeza gusuzugurwa n'uriya mwana Vumiliya. Umuntu bita Vumiliya we akomeje kugenda agira imitima ibiri, aho akomeje kugenda ashidikanya kuri Steven. Ese nk'abakunzi ba Vumiliya, namwe nk'uko mama we ari kugenda amugira inama yo gukomeza akanamba kuri Steven, namwe niyo nama mwamugira yo gukomeza kwizera Steven? Ngira ngo n'ubusanzwe umuntu bita Vumiliya yari yizeye Steven kubera ko yari yemeye kumufasha ku buntu, hanyuma umuntu waje kuba yabyica ni umuntu bita Micheline. Niwe waje yinjira mu matwi ya Vumiliya aramubwira ati nubwo ubona Steven kuriya yiyemeje ngazakuburanira, ni inshuti ya Nkuranga kuva na kera, na n'ubu baracyari inshuti. Ibi ngibi nibyo byatangiye gucanganyukisha umuntu bita Vumiliya. Ese wowe niye nama umugira? Vumiliya aze gushaka undi mwavuka, Vumiliya cyangwa aze kuguma kuri Steven? Aho ngaho nk'umukunzi wa My Daughter ndizera mwese muraza gutanga ibitekerezo. Hanyuma ikindi kintu nk'abakunzi ba My Daughter mukomeje kugenda mwibaza, kandi buri wese yakibaza ukurikira filime My Daughter, mukomeje kwibaza ngo uriya mukozi wa Isabella ko muri kubona neza ko ari maneko, atari akazi gusa kamujyanye gukora kwa Isabella ndetse na Nkuranga, murabona yaba yatumye nande? Murabona ko byanze bikunze ari maneko, amagambo ari kugenda avuga, ibikorwa ari kugenda akora, mwese muri kugenda mubona ko Jean ari maneko. Twese rero ikibazo turi kwibaza ni kimwe, Jean yatumye nande ngajye kuneka kwa Nkuranga? Ese umuntu bita Jean ntago ashobora kuzateza ibibazo kwa Nkuranga akaba yibura mwana akamushira Vumiliya? Ahangaha nk'abakunzi ba My Daughter rero nahanyu ngo mutange ibitekerezo mukurikije uburyo mugenda mubona filime. Ese Vumiliya niwe waba wagize ubushobozi bwo kohereza Jean ngajye gukora nk'umukozi wo mu rugo ariko ari maneko
uri kuneka kwa Isabella cyangwa ni Steven wamwohereje? Ese murumva hagati y'abo bantu babiri ari nde waba wohereje Jane? Ese Micheline we murabona atari manyanga, aho akomeje kugenda yereka umuntu bita Vumilia kari ku ruhande rwe, hanyuma akongera agasubira inyuma akajya kwereka n'umuntu bita Isabella kari ku ruhande rwe. Ese uyu mukobwa mu by'ukuri murabona aherereye ku ruhe ruhande? Uyu mukobwa Micheline murabizi ko ari we wakonfirimye ko umuntu bita Isabella yabyariye kwa muganga, ari we wamurwaje, ari we wamubaye hafi. Ese umunsi twese dukomeje kwibaza, iyo episode dukeneye kubona, iyo episode iduteye amatsiko yo kugira ngo tumenye igihe ukuri kuzagira hanze, hanyuma umuntu bita Nkuranga amenye neza ko umwana atari uwe. Azabyemera neza igihe bazaba bamaze gupima DNA. Ibi byose izahita ibikemura. Ese umuntu bita Nkuranga nasanga umwana ari uwa Vumilia, murabona atazahita yica umuntu bita Isabella umugore we? Ese Micheline we azabyitwara mute kari we ukomeza kugenda ahamiriza umuntu bita Nkuranga ko uriya mwana ari we warwaje Isabella igihe yari agiye kubyara? Ahangaha buri wese aratubwira ikintu yifuza kubona muri episode za filime My Daughter muri iyi minsi mike isigaye, dore ko turi mu kwezi kwa 12, ariko kwezi kwa nyuma gusoza umwaka wa 2024. Bye bye, tuze guhura next show. Utarakora subscribe nabikore. Bye bye.